inkuru yacu itangira hari umugore uri kutubwira ati ese mu buzima ni iki cyo kwizera? Ni ukuba uvuka mu muryango wifite ukumva ko uzakura nawe utunze, cyangwa ni ukwizera ko Imana ishoboye byose izahindura ubuzima bwawe? Nta muntu kamara mu buzima bw'undi, wabaho ababyeyi bahari kandi batanahari nabwo ukabaho. Ntabwo ibyo ngibyo nari mbizi, nabimenye bimaze kumbaho. Atangira atubwira ati nitwa Muhimundu, iyi niyo nkuru y'ubuzima bwanjye. Nawuze ndi umwana w'umukobwa uvuka mu bahungu 7. Data yari umwizeramana gakondo ariyo Gihanga. Nakuze mbwirwa ko iyo Mana ariyo Mana nyakuri dukwiye gusenga. Data yarabizirikanaga cyane, ndetse byari itegeko mu muryango wacu ko nta muntu n'umwe ugomba kugira indi mana asenga atari Imana ya papa ariyo Gihanga. Yego nyita Imana ya papa kuko bari barahanye amasezerano dutegekwa kuyisenga. Ndabyibuka papa yaratubwiye ngo nta muntu n'umwe ugomba gusenga Imana twazaniwe n'abazungu, ngo uzabirengaho azahabwa igihano gikomeye, ndetse azabazaniye umuryango wacu umuvumo. Nakuze ntazi Imana y'abarokore, nta kintu na kimwe mu by'ukuri nari nzi ku bijyanye no gusenga Imana yo mu ijuru. Nk'uko abarokore babigenzaga bakiyiriza ubusa, natwe niko twabigenzaga. Iwacu bagiraga imigenzo nko kubandwa no guterekera, twari twarabimenyereye rwose, wari umuco wacu. Kera kabaye rero naje kujya mu mashuri yisumbuye. Ubwo nigaga mbayo, maze ngeze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye naje kugira inshuti. Izo nshuti kandi zari inshuti z'abarokore. Ndabyibuka umunsi umwe inshuti zanjye zagiye gusenga, zinsaba kuziherekeza, maze ndabyanga mbabwira yuko nashaka kujya gusenga. Barambwiye bati oya, wewe ngwino niba udashaka gusenga uricara inyuma gusa, twebwe dusenge nta kibazo. Numvise ari byo, maze ndibwira ni ese ubundi ninjyayo hari ubwo ndaba nsenze, cyangwa iyo Mana ya papa hari ubwo iraba iri kundeba? Ubwo Muhimundu ati narabaherekeje maze turagenda, ntabwo nasenganye nabo, nicaye inyuma gusa ndabareba kuko sinari nitaye ku byo bari barimo. Ubwo basoje dusubira aho twararaga. Ubwo iminsi yakomeje kwicuma, maze tuza kugera mu kiruhuko turataha. Nk'ibisanzwe kandi nari umwana w'umuhanga cyane, natahanye amanota meza. Ubwo nkigera iwacu narumiwe cyane maze ndatungurwa. Uzi icyo nabonye? Ubusanzwe ubundi wacu bari babana abantu bita abakungu, kuko barahingaga cyane ibintu byose nyine mu by'ukuri, ku buryo nta kintu cyari kibuze iwacu. Bari aborozi, amata yahoraga iwacu. Ariko ubwo natahaga nasanze nta kintu cyari kigihari. Urugo rwari ruzengurutswe n'intoki, ariko nasanze ibintu byose byarumye, harabaye ku butayu. Nta nka bari bagisigaranye kandi nta n'ihene, mbese byari biteye ubwoba. Wibaze ko ntageze nkabura n'icyo kurya. Ibyishimo nari njyanye mu by'ukuri byarangiriye aho ngaho, maze mama akimbana araturika ararira. Ndamubaza nti se mama, habaye iki? Ni iki cyatubayeho? Byagenze gute mbwira? Mama yaracecetse maze ansiga aho ngaho arigendera. Mu kanya gato umuryango wose nagiye kubona mbona barateranye, uko twari turi abana 8 n'abakazana. Papa aratangira ati mwakoze mwese kuza nk'uko nabatumyeho. Murabizi mwese dufite amahame tugenderaho nk'umuryango, ndetse mwese murabizi yuko bibujijwe kugira indi mana dusenga. Muranabizi ko kandi umuntu uzagerageza gusenga indi mana azabazanye umuvumo mu muryango wacu. None nimumbwire, ninde waba wararenze ku mategeko akajya gusenga muri izo nsengero z'inzaduka? Ubwo habuze umuntu n'umwe ubyemera, maze bose barahakana. Nibuka yuko nagiye gusengana n'abarokore, ariko kandi kubera ko ngiye ntasenze nagumye nyuma, numvaga nanjye rwose atari njye. Ubwo papa yakomezaga kundeba, maze ngira ngo arimo kubibona. Ngeze aho ndavuga nti papa ni njyewe. Gusa nyine nagiye merekeje inshuti zanjye gusa, ariko sinasenze. Papa ati cicikonga wagacucuwe nta soni, ngo ntabwo wasenze? Nari mbizi ko nta wundi rwose wakora ibintu nk'ibyo ngibyo uretse wowe. None ndebera sha, utumye ngiye kuzapfa nabi. Ngiye gupfa nega amaboko koko ntarabyigeze kubera wowe. Ntabwo nzi ko nabyara umukobwa umwe yarangiza akambera ikirumbo nkawe. Uramemukiye wa mwana we, utumye ngiye gukora ikosa ntigeze nifuza kuzakora. Papa ati mwese murabizi umuntu urenze ku itegeko igihano ahabwa acibwa mu muryango. Muhimundu akomeza atubwira ati mu by'ukuri nubwo nari nangiye gukura, ariko ntabwo nari nzi icyo gucibwa mu muryango bisobanuye.
gusa nahise mbona abasaza banjye na mama ndetse n'abaramukazi banjye bose bikanze, maze ndicara ntegereza ikigiye kuba. Papa yarambwiye ati vuba ahangaha nonaha fata utwaye twose umvire mu rugo ugende womongane kugeza mpfuye, sinzigire nongera kuguca iryera wa mukobwa we. Kandi ubwo nta muntu n'umwe mu muryango wari wemerewe kuncumbikira, nawe yari kwita acibwa mu muryango. Nategereje ko byibura na mama araza kumvuganira nk'umukobwa umwe gusa yari afite, ariko yirinze guhuza amaso nanjye. Ubwo ako kanya nyiva ku ishuri nahise mfata utwanjye twose nangira urugendo ntazi niyo ndi kujya. Bose barandebye, narinze ndenga nkitegereje yuko byibura hagira n'umuntu ngarura, ariko ndaheba. Na mama wanwise amezi 9 kambyara ntiyigeze angarura, yarandetse ndagenda ndinda ndenga burundu. Naravugaga ni papa buriya we nta giseke ndayigeze ajyaho, ariko byibura mama we azi uburyo kubyara bivuna, azi n'uburyo kandi kurera nabyo bivuna, wenda yangirira impuhwe. Ubwo nagendaga ndimo ndabitekerezaho, byibura nzi yuko araza kwikosora, ariko ndaheba neza ndinda ndenga bose bandetse. Muhimunda akomeza atubwira ati mu by'ukuri nakoze urugendo rw'amaguru ruva ku Rusumo ndinda ndenga ngera muri Kigali n'amaguru. Gusa ntago ari umunsi umwe nahagenze, nagendaga acumbika bya hato na hato. Ubwo kubw'amahirwe kandi naje kubona ngeze muri Kigali nahoraga mvuga yuko nzaturamo, kuko numvaga kaminuza nzayiga i Kigali nkahabona n'akazi akaba ari naho ntura. Ariko siko byagenze mu by'ukuri. Kigali nayigejejwemo n'umuruho. Nageze muri Kigali nta kintu nsigaranye mu by'ukuri, ibyo nari mfite byose nari nabigurishije kugira ngo mbone ikintunga mu nzira. Ntabwo nari nzi ahantu ndi kujya mu by'ukuri, nisanze Kigali magera bwije kandi nafite n'ahantu ndarara. Nahingukiye ku rusengero, ndavuga ni nubwo ari Imana y'abarokore yamemukiye igatuma nirukanwa mu muryango, reka ntacyo mfe kujya gucumbika ku rusengero. Kubw'amahirwe kandi ubwo nahasanze korali barimo kurepeta nijoro, kandi kuri urwo rusengero ntihaburaga abantu bahararaga basenga. Ubwo naravuze ni ahari wenda narara hano bakagira ngo ndimo gusenga, kandi mu by'ukuri ndimo gucumbika. Ubwo nahageraga nasanze abaririmbyi bari kuvuga bati abenshi ko tuba turi mu kazi tukaba tutabona umwanya wo kuza gukora amasuku, mwadushakiye umuntu wajya uza akayadukorera tukamwishyura tukajya tumuhemba ku kwezi. Muhimunda ati mu by'ukuri nahise mvuga ni mwakamaye ku kazi ko nagakora. Ati nubwo nakuze iwacu ari abatunzi, ariko nari naratojwe imirimo. Kubw'amahirwe rero bahise banakanyemerera ako kazi. Umubyeyi wari utuye hafi aho ngaho yaranyitegereje maze abona mfite ibibazo byinshi, arambaza ati wa mwana we wariye? Ndamubwira nti hoya. Yahise anjyana iwe maze bampa amazi ndoga, baniza umwenda ndambara. Uwo mubyeyi kandi nyemerera yuko mu gihe cyose narahembwa bazajya bangaburira. Ubwo natangiye ako kazi, ku manywa nkirirwa ndi muri ako kazi, nijoro nkarara mu rusengero nkararana n'abandi babaga baje gusenga. Ubwo ko iminsi yagendaga icaho, natangiye kugenda nkunda Imana y'abarokore. Umujinya nari nyifitiye uragenda urashira, nangira kugira amatsiko yo kumenya byinshi kuri yo. Numvaga mu by'ukuri mbikunze cyane. Ubwo kandi uko bamazaga impamvu ndaho ngaho ku rusengero, nagendaga mbabwira inkuru yanjye, maze kandi abantu benshi baragenda barayimenya. Iminsi irakomeza kandi iricuma, ukwezi kurashira ntangira guhembwa, ntangira no kugenda mbona ibintunga no gushaka utuntu duke na duke nkenerwa mu buzima nk'imyenda. Ubuzima bwarakomeje, ntangira kugenda menyera. Maze kandi ubwo umunsi umwe ndi mu masuku, nagiye kubona mbona pasiteri waho hanaraje, arambwira ngo nkurikira mu biro byanjye tuvugane. Naramukurikiye maze ninjira mu biro bye. Arangije arambwira ati nakweretsweho iyerekwa ariko riteye ubwoba. Uzi yuko ya Mana so yasengaga igiye kugukurikirana hano ikahagusanga? Muhimunda ati mu by'ukuri natangiye kugira ubwoba, maze pasiteri arambwira ati kandi nihagusanga hano izahakwicira. Ati giteye ubwoba kandi kurushaho nuko atari we wenyine bizagiraho ingaruka gusa, n'abakristo banjye bazabigenderamo. Ubwo naramubwiye nti oya pasiteri, none se ubwo nkora iki? Pasiteri ati urasabwa gukizwa cyane maze ukamaramaza, nibwo uzasenga iyo myuka yawe mibi maze ikagenda. Ikindi kandi nutemera gukizwa ndakwirukana ugende maze umvira ahangaha. Muhimunda ati naramubwiye ni pasiteri, wanyirukana koko nkajya hehe?
ko mwambereye abantu beza. Icyo biransaba cyose ni ukuri ndagikora, ariko ngume hano. Pasiteri yarambwiye ati mu by'ukuri ubwo yemeye gukizwa nta kibazo, ngiye kugusengera nirukane iyo myuka mibi ube mushyashya. Muhimunda ati nemeye gukizwa, mwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye, kuko aribyo nari mbwiwe. Gusa ariko icyo ntari nzi ni uko nari ngiye kurimbura ubuzima bwanjye. Pasiteri yarambwiye ati iyo utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe uba umeze nk'uwapfuye. Yansomeye ijambo riri muri Eliya, ubwo Eliya yazuraga umwana w'umupfakazi. Ni ijambo rigira riti Eliya ajyana umwana mu cyumba cyo hejuru, amuryamisha ku buriri, amwubarara hejuru umunwa ku wundi. Nako abasomye murahazi uko Eliya yabigenje, umwana akazuka. Pasiteri kandi ubwo yambwiraga yuko nanjye agiye kunzura gutyo. Iminsi nari maze nsengera aho hantu, nari nangiye kwizera ko Bibiliya ivuga ukuri. Nanjye ubwo yamaye Bibiliya ndahasoma, koko ibyo avuze mbona niko byanditsemo. Ako kanya pasiteri atangira kunkuramo imyenda, maze atangira gukora nk'ibyo yasomye muri Bibiliya kubera ubujiji bwanjye buvanze n'ubwana. Birangira nsambanyijwe na pasiteri. Muhimunda ati kandi mu by'ukuri ntibyarangiriye aho ngaho, yarakomeje ngo arimo kwirukana imyuka mibi na za karande zo mu muryango wanjye. Ati mu by'ukuri naje kwisanga narabaye nk'umugore wa pasiteri wa kabiri. Pasiteri yaje kunkura kuri urwo rusengero aho nabaga, maze anshakira inzu n'ibikoresho, akageza kundeba akansengera cyangwa se akansambanya maze agataha. Ibyo byaje kubibanga kandi yari yarambujije no kugira undi muntu mbibwira, ariko kandi nkomeza kuba umukristo muri urwo rusengero nkorana ka kazi. Muhimunda akomeza atubwira ati mu by'ukuri natangiye kuryamana na pasiteri mfite imyaka 17 maze turakomeza kugeza ngize imyaka 20. Nari naramaze gusobanukirwa yuko kandi pasiteri ataba ari kunkoraho za karande z'iwacu, ahubwo ko aba ari kunsambanya, ariko yahoraga antera ubwoba ku buryo kubivamo neza kuryamana nawe byari byaranze neza, akajya akomeza kunkoresha ibyo ashaka. Nabaye umugore wa pasiteri ntangira kubyakira. Agahinda kanjye nawe nari kukabwira, mu by'ukuri narabyigumaniraga muri njyewe, bikagenda bikangumamo. Nangira guhinduka, ndagenda mbikinya, impuhwe zirashira neza, ariko kandi imbere y'abantu narasikaga. Ndabyibuka umunsi umwe nararwaye njyanwa kwa muganga, maze bamfashe ibizame byose. Igihe cy'ibisubizo kigeze, muganga araza arambwira ati ufite umugabo? Ndamubwira nti oya. Yarambwiye ati nese wa mukobwa we ko dusanze utwita inda, nyirayo uramuzi? Ubwo akivuga iby'inda nahise nangira kurira. Ndamubwira ni oya muga ntawe nzi pe. Aratangira ati ubu ngubu rero ubaye umubyeyi, ugiye gutangira kujya wiyitaho, ukagiza no kwipimisha nyine tukareba ukuntu umwana ameze mu nda, wabyumvise? Ndamusubiza nti yego. Muganga arakomeza ati ariko kandi hari n'ikindi kibazo gikomeye cyane, uramutse usanze waranduye agakoko ka virusi itera sida wabyakira uti? Muhimunda ati mu by'ukuri nakomeje kurira. Umuganga arambwira ati hangane, twasanze waranduye, ariko ntugire ikibazo, nyine uwanduye araramba, ugomba gukurikiza gahunda nyine n'inama za muganga. Ati nubikurikiza uzabyara umwana muzima, ukomeze kunywa imiti rwose kandi umurere akure, kandi nawe ubuzima bukomeze. Ubwo muganga yarambwiye ati ngiye kukwandikira urupapuro uzageza gufatiraho imiti. Ndamubwira nti muganga rero njye naje intanganje gushaka imibereho, urumva ntabwo nakomeza rwose kuguma intanga, mfite rwose icyo kibazo, ndasubira iwacu. Muganga arambwira ati noneho rero akira urupapuro uzarujyana iwanyu aho mwivuriza, bazagufasha kugeza ubyaye umwana muzima, kandi uzajya unywa imiti kandi uyinywere ku gihe, ubuzima bwawe rwose buzakomeza ntugire ikibazo, cyangwa se ngo ugende wihebe ngo ube wakwigirira nabi. Muhimunda ati nabwiye muganga nti ntugire ikibazo, nzabyubahiriza kandi rwose murakoze. Ati ubwo ntagurutse aho ngo ndataha, gusa afite ibibazo byinshi rwose uruhuri mu mutwe wanjye. Ubwo nyamara kugera mu rugo nahamagaye pasiteri musaba yuko yaza kundeba, maze araza. Ndamubwira nti mvuye kwa muganga, nsanze naranduye virusi itera sida, kandi urabizi ko ari we mugabo wenyine naryamanye nawe. Pasiteri ati hanyuma se niba waranduye nyine uragira ngo mbikoreho iki? Ubwo nyine jya ku miti nk'abandi bose. Muhimunda akomeza atubwira ati mu by'ukuri narababaye cyane akimbwira gutyo, ariko n'ubundi ntacyo nari kubikoraho, ahubwo naramubajije nti kuki wamemukiye ko kukanyanduza ubizi neza ko wabanaga na virusi itera sida? Kubera iki koko mu by'ukuri wabikoze? Kuki uri umugome?
Pasiteri ati ceceka aho ngaho se nyine, yewe se narayivukanye, sinandujwe n'abandi, jya ku miti nyine nkatwe twese ubuzima buzakomeza. Ubwo umukobwa ati nuko mbwiye koko, niba se wari yandujwe wiyandaritse byari bikwiye ko nanjye unyanduza, nagukoreye se iki cyatuma ko kunyihoreraho, mbwira mu by'ukuri ko ukiri umugome. Pasiteri arambwira ati vana imiti aho ngaho se nyine, jya ku miti nk'abandi bose, twese urabona tubaye iki, urabona waturebera inyuma ukamenya yuko twanduye. Ubwo Muhimunda ati hanyuma se pasiteri, nshimye rwose ko ikibazo kiboneye igisubizo, none se umwana ntwite bizagenda bite? Pasiteri ati nyumvira kano gacucu di, gutwita rwose byo ntago byari birimo, imyaka yose tumaranye se kuki utari waratwise mbere, ubu ngubu nibwo ubonye yuko ari ngombwa yuko watwita? Okay, ibyabaye byarabaye nta kibazo, umwanzuro wa nyuma ni uko iyo nda igomba kuvamo. Wanyumvishe neza? Ubwo ndamubwira ni oya pasiteri, ntabwo nakora rwose icyaha cyo gusambana, nkora n'icyaha cyo kwica umuntu pe, ibyo ntabwo nabikora. Pasiteri ati niba wiyemeje kubyara rero ntabwo ngiye mari, ikindi kandi ntabwo ndi se w'uwo mwana, shaka undi muntu mushyira, wibuke yuko ibi ngibi ari ibanga ryanjye nawe. Ndamubwira nti ese pasiteri ko n'ubundi nta mwana ugira, waretse ko uyu mwana tukamubyara? Ubwo pasiteri arambwira ati shahu urakajije, ninde wakubwiye se ko ngiye ntabyaye? Narabyaye di, mfite umwana w'umusore ukuruta, yagiye kwiga hanze, harabura umwaka umwe gusa kugira ngo agaruke mu Rwanda, kuramo iyo nda nta wundi mwana nkeneye. Ikindi kandi wibuke yuko nta mupasiteri ugira umwana mu gasozi. Nyagasani Muhimunda ati narabyanze maze ndatsimbarara, ningomba kubyara uyu mwana uko byagenda kose, ntabwo nakwica umuntu. Pasiteri ati okay, bikora uko byumva, ariko wibuke yuko naho nge muriye nawe cyangwa se iyo ndutwite, singe se uwo mwana utwite rwose nta nubwo nkuzi. Akimara kumbwira gutyo yahise yigendera maze nsigara ndimo kurira umuruho, kandi ubwo wahise utangira bushyashya. Uko iminsi yagendaga ikomeza gutambuka, pasiteri yajyaga anyuzamo akanzanira imiti igabanya ubwandu bwa virusi itera sida. Ubwo kandi hashize nk'amezi 2 pasiteri yagarutse kundeba, ubwo kandi yaje anzanira akaji ko kunywa. Nyimara kunywa ako kaji naguwe nabi cyane, maze ako kanya ntangira kubabara mu nda. Mu kandi kanya ubwo kandi inda yatangiye kuvamo pasiteri akiri aho ngaho, neza neza inda iragenda ivamo, maze pasiteri araturika araseka, aravuga ati ntureba ko wabaye umukobwa mwiza, ibyo ngibyo bibaye nibyo byagombaga kuba, kandi rwose ntubabara uracyari muto yuzabyara abandi. Ntabwo ngo yari kampara. Ati ubu noneho kandi twakomeza rwose kuryoshya nk'ibisanzwe. Nyagasani Muhimunda akomeza tubwira ati mu by'ukuri nararize cyane, mbura n'uwo nabwira ibyo ndi gucamo, ndagenda neza mbura icyo nakora, ndiyakira, ubuzima burakomeza. Ubwo kandi uko amezi yagendaga ashira ndakaza, nakomezaga kujya mbonana na pasiteri. Ubwo kandi nakuyemo inda nyinshi cyane za pasiteri ku buryo noneho byari bitakiri ibintu bitangaje. Naragiye mba mubi cyane birenze, nangira no kujya njya mu bandi bagabo, nahura n'undi mugabo kandi ubwo nkigira nkaho ndi inzirakarengane, umwana warezwe witonda. Nakoreshaga ubwenge bwinshi cyane kugira ngo umugabo wese duhuye abone yuko ndi umwana w'inzirakarengane kandi witonda cyane, umwana udashurashura. Muhimunda ati mu by'ukuri nanduje sida abagabo benshi, kandi mbishaka byose ari ukubera pasiteri watumye nanga abagabo neza neza. Numvaga nta kindi kintu abagabo bakwiriye uretse umujinya wanjye. Nihoreye ku bagabo batabigizemo uruhare kugira ngo nandure virusi itera sida. Pasiteri we kandi ubwo namwangaga kubi urunuka, nashatse ikintu namukorera kikamubabaza, na cyane ko ntari kumurega mu itorero cyangwa se mu buyobozi, kubera ko nubwo yari yarankwariye ibyo byose ariko yaramfashaga ndetse kandi akanzanira n'imiti. Muhimunda umunsi umwe rero naratekereje nsanga pasiteri kugira ngo ababare ngomba kwanduza umuhungu we sida. Ati impamvu nabitekereje gutyo, yari we muhungu wenyine yagiraga, yari umwana w'ikinege. Ikindi kandi uwo mwana we yahoraga mundatira, natekereza inda twagiye dukoramo za pasiteri nkahita numva umujinya uriyongereye. Ubwo natangiye kujya mburira pasiteri umwanya yaza kundeba agasanga nahari. Ubwo ni nako kandi igihe cyo kuza k'umuhungu we cyari cyegereje. Mu by'ukuri ntabwo nari umukobwa mubi, ndetse abagabo benshi bari baransariye, nari imeze neza cyane kubera amaturo ya pasiteri. Ariko kandi
ibyo ntacyo byari bimbwiye kubera ko nari mbizi yuko ubuzima bwanjye buri habi cyane. Ubwo bidatinze namenye igihe umuhungu wa pasiteri azazira. Ubwo nagombaga kumwitegura kuko nari mfite gahunda yo kumwihoreraho. Muhimunda ati mu by'ukuri nakomeje kujya njya mu bandi bagabo, nari narangiritse ku buryo numvaga kwanduza abandi nta kintu rwose bimbwiye. Uwabaga ari kundebera inyuma kandi yabonaga ndakamarayika ntiyari kunyekera ko ngira izo ngeso. Ariko mu minsi mike umuhungu wa pasiteri yenda kuza, nahagaritse byose na pasiteri ndamukatira kubera ko nashakaga kuzigarura umuhungu we maze nkamwanduza sida. Pasiteri yaje gutegura ibirori byo kwakira umuhungu we w'ikinege. Urabyumva yuko nanjye nari mu bantu bari batumiwe nagombaga kwitabira icyo kirori. Nagombaga kucyitabira nk'umukristo kandi nkaba n'umuririmbyi wo muri korali. Nubwo njye na pasiteri twakoraga ibyo byaha byose, twakomeje no gukora imirimo y'Imana mu rusengero. Mbese mu by'ukuri usibye Imana yonyine niyo yari kumenya yuko dukora ayo mabi yose. Pasiteri yaje kuntumaho abandi bakristo, na cyane ko batari bazi ibyo twakoranaga njye na pasiteri byari ibanga ryanjye nawe. Nta n'umwe wari ubizi, yewe ndetse n'umugore we yamfataga nk'umukobwa we. Abantu bose barankundaga ku rusengero, nabaga ndi umwana mwiza cyane. Imico yanjye kandi ntiyashidikanyagaho n'uwo ari we wese. Mu birori byo kwitegura umuhungu wa pasiteri nari mari ndimo ndabafasha imirimo, ariko akimara kuza nakoze uko nshoboye sinahaboneka kugira ngo ataza kumbona. Nakomezaga kumurebera kure ku bw'amahirwe, numva abwira abagenzi bati guys, mwihangane mukecuru na muzehe baracyanshaka cyane, rero nyine ntabwo nabona uko mbaganiriza, ahubwo ejo nimugoroba nzabatumira maze duhurire ahantu dusangire tuganire. Mumbwire amakuru yanyu y'imyaka myinshi yari ishize tutabonana, sibyo se inshuti zanjye? Bagenzi be bati ntaribi bro, atubwo turi kumwe nta kibazo ejo kuri iyo saha utubwiye. Basezeranyeho maze ku bw'amahirwe yanjye ho bavuze guhurira hari hafi yaho nari inuye n'isaha, kandi ubwo narayumvishe. Nitahiye atambonye maze ndaranekereza ukuntu nzahura nawe. Muhimunda ati mu by'ukuri gahunda yanjye muyibuke yari yo gutuma umwana wa pasiteri nkunda ngazagira no ku ntego yanjye yo kumwanduza virusi itera sida nk'uko se nawe yanyanduje. Ati mu by'ukuri numvaga nshaka kubabaza pasiteri iteka ryose. Bwarakeye nditegura nk'ibisanzwe, isaha bari bahanye kandi ubwo ziragera, nkora uko nshoboye maze magera mbere ndicara naka ko kunywa. Hashize umwanya utarambiranye nagiye kubona mbona bose baraje, bagenzi be nibo baje mbere, we aza nyuma kubera ko yasigaye afunga imodoka. Ubwo nyibona umuhungu wa pasiteri aje, nahagurutse nk'utashye maze nkora uko nshoboye ndinyereza ngiye kumugeraho. Nari mbizi ko agira umutima mwiza, nibyo bintu yari yaratojwe. Pasiteri nubwo ari umuntu mubi, ariko abantu yashakaga kuganiriza yabahaga indangagaciro na kirazira, cyane cyane umuhungu we noneho yari yaramureze neza rwose agira umutima mwiza. Ubwo umuhungu yabonye ngiye kwikubita hasi, ahita nsama nk'uko nari nabiteguye neza. Arangije arambwira ati hey, urarwaye ko waruguye? Muhimunda ati nanjye mu kajwi gatuje, ntimunyihanganire maze iminsi ndwaye. Naje hano nyine mu buryo bwo gufata agatege kugira ngo numve yuko namera neza. Sinzi ukuntu nyine bigenze, nubafashwe n'isereri naringuye, ahubwo Imana ibaho umugisha rwose kubwo kumfasha, kubera ko iyo ngwa hasi sinzi ukuntu byari kugenda. N'ukuri murakoze. Muhimunda akomeza atubwira ati mu by'ukuri Chris uyu muhungu wa pasiteri namuteye impuhwe. Izo mpuhwe kandi nazimubonyemo mu maso ye, yisangirira impuhwe maze akomeza kumfata andeba mu maso. Arambwira ati sinzi niba nari kwibabarira iyo umukobwa mwiza nkawe agwa akagira icyaba. Nukuri Imana ishimwe ko inshoboje nkaba ngusamye utaragira hasi. Muhimunda ati kandi ubwo ako kanya intego yanjye ya mbere nari maze kuyigeraho. Ati uburyo yandebye mu maso byanyeretse yuko n'ibindi nshaka kugeraho nzabibona. Yakomeje kundeba. Umuhungu wa pasiteri arambaza ati mwaba se mutuye hano hafi? Ndamubwira nti ntabwo ari kure, ni nko mu kilometero kimwe gusa cyangwa se 2. Chris arambaza ati none se uri kumva ufite imbaraga ku buryo nyine wakigezayo n'amaguru? Ndamusubiza nti nta kibazo, ndafata akamoto karaza kungezayo. Arambwira ati ibaza ariko uramutse ubutse kuri moto ukitura hasi, urumva ukuntu byaba ari ikibazo gikomeye. Niba ntacyo bigutwaye se wanyemerera nkakugeza mu rugo? Muhimunda ati
nk'uko nari nabipanze n'ubundi niko byagombaga kugenda. Nabanje kwizuyaza ndijijisha ariko ngeze aho ndabyemera. Arangije abwira abagenzi bate basore, mwaka icyo kunywa nta kibazo na komande y'icyo mushaka kurya, reka fashe uyu musista ndasanga byabonetse. Ubwo twese tugenda anyinjiza mu modoka arantwara tugera mu rugo. Njye nari nzi amazina ye ariko we ntabwo yari azi amazina yanjye. Chris yanyinjije mu nzu yanjye, ubwo njya mu cyumba nyine ndaryama neza neza nk'umuntu urwaye. Ubwo nawe arangije aransezera ahita agenda. Yarambwiye ati ejo nzagaruka kukureba ndebe ukuntu umeze. Ndamubwira nti urakoze. Nuko umusore ubwo arasohoka aragenda, mpita nkomeza no kwiryamira cyane rwose ko n'akazi kanjye k'uwo munsi nari maze kugakora. Mu by'ukuri ibyo ngibyo byose byabaye uwo munsi nari kuzabikora umwaka wose, ariko nabigezeho mu isaha imwe gusa. Muhimundu adukomereje inkuru atubwira ati mu by'ukuri bukeye bwaho nariteguye kubera yuko nari mbisi ko Chris ari buze kundeba. Ntiyatinze yarakomanze. Nabaga ndi mu gipangu njyenyine pasiteri yari yarankodeshereje. Akenshi ntabwo nakundaga gufunga geti. Chris umuhungu wa pasiteri araza maze agakomanga ku rugi rw'inzu, nanjye njya gukingura. Ubwo umusore kandi yansuje nk'aho yarankumbuye, akankora mu mutwe no mu misaya agira ngo yumve yuko byibura mfite umuriro. Ubwo naramubwiye nti humura ameze neza, nta kibazo mfite kandi rwose warakoze ejo kuntabara. Sinzi ukuntu byari kugenda rwose. Ubwo Chris arambwira ati it's okay, nta kibazo pe. None se ntabwo makaribu ndaguma mpagaze ahangaha? Ubwo naramubwiye nti karibu nta kibazo wakwicara, ahubwo se nkwakiriza iki? Hano hari fanta. Arambwira ati se wanyihereye amazi? Ubwo ndamubwira nti reka nta mazi pe, nuruhama bari bwubase uzanywa amazi. Njye nago hano iwanjye nakwakiriza amazi. Nacyo reka nkuzanira agafanta. Chris ati nta kibazo, icyo mwuma nicyo ndi bunywe. Umukobwa ati namuzaniye fanta maze dukomeza kuganira. Arambwira ati sha ejo narisetse, ibaze ko nagiye utambwiye n'amazina yawe, uzi ko nta n'akanimero kawe natwaye. Amahirwe nagize nuko nyine mu rugo nari nahabonye. Iyo nakugeza mu rugo nari kuzamenya ngushakira hese. Ubwo nanjye ndamubwira nti ibaze ariko ko nanjye nigeze nkubaza amazina yawe, kandi ahubwo ari njye wagombaga kuyakubaza cyane ko ari njye wagiriye neza. Nanjye rwose iyo mbura nimero y'umugira neza wantabaye nari kuba ndigishwe pe. Ariko nyine amahirwe nyine nuko nanjye nari mbizi yuko ahomba nyine wahabonye, nuko waje kuboneba mu by'ukuri ukangeza no mu rugo, naho ubundi byari birangiye pe. Muhimundu akomeza atubwira ati mu by'ukuri njye n'umuhungu wa pasiteri twakomeje kuganira nk'abantu baziranye. Ubwo kandi bidatinze agiye gutaha anyaka nimero, tukajya turushaho kuvugana kenshi. Ubwo bidatinze twatangiye kumenyana no kumenyerana, dutangira kujya tubitsanya utubanga twishi. Ikindi kandi akamamagara kenshi, ndetse kandi ubwo twanahuraga nabonaga urukundo mu maso ye. Uyu mukobwa Muhimundu ati nakoraga uko nshoboye kose kugira ngo yumve ameze neza ari kumwe nanjye. Naragiye mba inshuti ye magara, numvaga ari bwo buryo bwiza bwo kwigaruramo umutima we, akageza kunsura kenshi tukaganira. Mbese nyine njye nawe twaragiye turahuza, ariko nyine intego yanjye yari ukwihorera kuri papa we. Nakubeshye numvaga mufitiye umujinya mwinshi we na se. Ise wari waranyangirije ubuzima akanyanduza na virusi itera sida. Chris kandi ubwo yaje kumbwira ko ankunda, nanjye kandi ubwo ntabwo nazuyaje kumusubiza. Namusubije ko yari yaratinze kubimbwira, nanjye nendaga kuzayimubwira. Maze ubwo njye na Chris dutangira ubwo ngubwo urukundo umusore yari afite ruragenda ruragurumana neza neza nk'ibishashi by'umuriro. Ariko njye mu by'ukuri umujinya se yanteye wari warambanye mwinshi. Gake gake uko twagendaga kandi tumenyana, natangiye kumuhindura, mwereka yuko kunywa inzoga nta kintu bitwaye. Maze umusore agenda asomaho gake gakeya birangira abaye umunywi, na cyane yuko nabyo byari biri muri gahunda yanjye yo kwihorera kuri se. Uyu mukobwa Muhimundu ati mu by'ukuri nagomba gukora uko nshoboye kose kugira ngo umwana wa pasiteri agaragare nabi. Icyo kunywa inzoga nacyo nahise nyimushyiraho, mbona nabyo ndabishoboye. Sinjya nibagirwa umunsi umwe ubwo naryamanaga na Chris umwana wa pasiteri ku nshuro ya mbere, kubera yuko yankundaga cyane. Niyo turufu nakoresheje kugira ngo nyuma y'umutima we ame n'umubiri we. Naramubwiye nti se mukundwa, ko numva nashaka yuko nsiga njyenyine iri joro rwose, nundeke ngo ndare njyenyine, ndumva nshaka kugumana nawe. Chris ati Muhimu,
urabizi ko ngukunda cyane, ariko nyine kugumana nawe iri joro byatuma n'ubukristo n'ubumanzi bwanjye, kuko sinzi niba nabasha rwose kwihangana korana n'umukobwa mwiza nkawe ngo birangire gutyo gusa nta kintu kibaye. Ni ukuri mbabarira basi nyine njye nawe tuzararane twabaye nk'umugore n'umugabo. Urabona nyine sindanakwereka ababyeyi byibura ngo banabihe umugisha. Ubwo Muhimunda ati nahise nirakaza, ndamubwira nti ngaha genda nyine niba ushaka kunsiga mbabaye gutya igendere. Ni ubundi sibyo bitwaye iki ko n'ubundi ndi uwawe ukaba uwanjye? Niba unkunda ubundi kubera iki ibyo tutabigerageza, na cyane ko nanjye bwaba ari ubwa mbere. Ati Chris yarebye kunsiga mbabaye abura amahitamo, maze iryo joro turararana, ndetse n'ibyo mutekereje byarabaye. Umuhungu w'abandi nyine mugusha gutyo, kuko nari nakoze uko nshoboye maze numa azajya ahora yifuza kuryamana nanjye nk'uko nabitekerezaga. Kandi koko Chris yatangiye kunsarira, hahandi ubusambanyi wabonaga nyine bitakiri icyaha kuri we, aricyo kintu cyonyine agomba gukora kugira ngo kijye muri gahunda ye y'umunsi. Muri ibyo byose kandi byabaga, nabaga nakoze uko nshoboye kose nkakoresha tekinike zose zibaho zatuma yandura. Uko namaranaga iminsi kandi na Chris, nagiye nkomeza kwitegereza umutima we mwiza yigiriraga, nkitegereza ukuntu yitaga ku bantu. Mu by'ukuri uyu musore yari afite urukundo nigeze mbona n'abantu, yari afite urukundo nigeze mbona, yewe na data atigeze anyereka, mama atigeze anyereka, ndetse na pasiteri atigeze ama, n'abandi bagabo bose twahuye batigeze banyereka. Ntangira kumukunda, ari nako nsenga Imana n'Imana umfashe Chris rwose aba ari muzima, aba ataranduye. Natangiye gutangira kwanga kuryamana nawe, nkamubwira nti birahagije rwose ibyo twakoze basi, reka bitazongera, reka bizongere nyuma yuko tubanye. Ariko Chris we kandi byari byaramugize imbata, ariko kandi yari afite kwihangana, maze umusore arandika dukomeza gukundana nk'ibisanzwe, ndetse kandi urukundo ntirwanagabanuka. Chris yarankunze birandenga, nanjye kandi ubwo natangiye kumukunda cyane. Nahoraga kandi nsenga ngo ntabe rwose yaranduye virusi itera sida, kuko nari mfite gahunda yo kuzamucika nkigendera ntazanamenye iyo nagiye. Ubwo kubera urukundo kandi natangiye kumva nta kintu KWiHORERA rwose bikimaze, neza bitangira kunanira kubw'imbaraga z'urukundo. Ndanabyibuka umunsi umwe kandi yarampamagaye arambwira ngo agiye kumuzana papa we. Nari nibagiye no kubabwira ko ntari nkijya gusenga kugira ngo nazahurira na Chris na papa we maze akatubona, bikaba byakwangiza gahunda yanjye. Ubwo yambwiraga ngo uyu munsi ndahura na papa we, nagize ubwo banumva ntazi rwose ukuntu bigiye kugenda. Nari nsigaye nkunda Chris cyane, ntagifite na gahunda yo kwihorera, ariko nawe nari kubikwepera. Naremeye njya guhura na papa we. Papa we yaraje asanga ndi kumwe n'umuhungu we Chris wenyine agira ikinege, maze Chris afata ijambo ati papa, nk'uko rero ubibona amaze gukura, imyaka yanjye inyemerera kuba naba umugabo, maze ngashinga urugo. Rero mbere yuko mbibwira mama, nifuje kubanza kukwereka umukunzi wanjye. Uyu mukobwa yitwa Muhimundu, ni umukobwa nakunze, nifuza ko yakubera umukazana. Muhimundu ati Chris, akimana kubwira se ayo magambo, pasiteri yabize ibyo yandeba, aratitira neza n'ikirahure cya fanta yari afite kiramucika kirameneka. Ibirenge by'uyu pasiteri kandi ubwo byananiwe gukandagira neza ku butaka ndabibona. Chris kandi ubwo nawe arabibona maze arahaguruka abaza ati papa, ni ikihe kibazo cyabaye? Isati ndumva nameze neza Chris we. Ubwo Chris yaragurutse maze ajya gushaka ukuntu yafasha papa we. Chris ubwo yasohotse hanze gatoya, pasiteri ahita afata akaboko arankanda nenda kuvuza induru, arambwira tubimenye, we ntabwo wambera umukazana, ntibyabaho nta nubwo byashoboka. Nanjye ubwo ntangira kumwiryaho ni erega namaze kuba umukazana n'ubundi kera, igisigaye kwari ukubikubwira mukaduha umugisha nk'ababyeyi. Pasiteri ati utambwira ko ibyo nekereje ari ukuri waryamanye n'umuhungu wanjye. Muhimundu ati narasitse nti pasiteri we, kirya abandi bajya kukirya kikishaririza. Pasiteri, nanjye nari umwana w'ababyeyi, biriya byambayeho urabizi ko ari we wabigizemo uruhare. Wirengagije ko nanjye ababyeyi banjye bankundaga, ndetse kandi ko nari mfite ejo hazaza hanjye heza, waragiye urahangiza. Wumvaga yuko ibyo wankoreye we batabikorera abawe. Rero reka kwikunda, kubera yuko akebo ugereramo abandi niko nawe uzagererwamo. Ubwo pasiteri atangiye kurakara cyane, umuhungu we Chris ayitaza, nuko kibonaje pasiteri ahita atuza, ariko kandi akomeza kundeba nabi. Pasiteri abwira umuhungu ati mwana wanjye, uzi ko ngukunda cyane rwose pe, ntabwo nakanga ibyo wishimiye, kuko ntabwo uzi guhitamo nabi.
rero niba ari uyu wahisemo yuko yakubera umugore, ndamwishimiye nk'umukazana, mbahaye umugisha wa kibyeyi, kandi nyine uzaba umugabo umuhungu wanjye. Rero njye ntabwo nari meze neza, reka mbareke nyine musigare muganira, nanze kukwicira gahunda, hari n'indi gahunda rwose nari mfite, ubwo turaza gusubira. Pasiteri ubwo yahise agenda, sigarana n'umuhungu we Chris. Amasaha ageze kandi ubwo nabwo ndataha mfite n'ubwoba bwinshi. Chris ubwo yarantwaye yangeza mu rugo, mu nzira kandi akajya ambaza ngo ko abona ntameze neza, akambaza ntiwabaye iki kutameze neza, ko papa yakwishimiye. Ubwo kandi nanjye nkamubeshya ko nari mfite ubwoba ko ashobora kunyanga. Umuhungu arabyumva ndetse arampumuriza. Muhimpundu kandi ati sinjye wabonye ngeze mu rugo nahise ndyama, nangira gupanga ukuntu ngiye gucika nkagenda kugira ngo ntibazongere kumbona ukundi. Ubwo nari ndimo gupanga ngo ngende, Chris yarampamagaye arambwira ati duhurira ahantu nkubwire, kuko nari mfite gahunda yo kwigendera n'ubundi naravuze nta kibazo reka ngende nanamurebeho bwa nyuma maze musezere, ndavuga ntabwo azongera kumbona. Ubwo naragenda hamusanga, aransuhuza ariko nyine mbona yarakaye. Hashize akanya mbona asaraje, Chris adatinze afata ijambo ati papa, impamvu nguhamagaye hano nawe rero nuko hari ikintu nifuzaga kubaza Muhimpundu. Ati mu by'ukuri mfite umujinya mwinshi, kandi papa niwe muntu wenyine wabasha rwose gukontorora umujinya mfite kano kanya. None rero natinze mu magambo Muhimpundu mukundwa, niwe mukobwa wenyine rwose nakunze kandi naryamanye nawe. Ngaho rwose mbwira kandi umbwize ukuri, ubwandu bwa virusi itera sida nasanze mfite nabukuye hehe? Muhimpundu ati mu by'ukuri naratitiye cyane, ndatitira mbona n'ikintu mvuga. Pasiteri ndeba nawe mu buryo bwo kumbuza kuvuga ndaceceka. Chris abonye ko ncecetse arahaguruka aragenda nta kintu avuze. Pasiteri asigara ambwira ati wibeshye ugira ikintu uvuga cyerekeranye nanjye nawe Muhimu. Ubwo nanjye ndamubwira nti humura rwose nta kintu nibuvuge pe. Pasiteri yesi yirukanye inyuma y'umuhungu we Chris ariko ntiyamushyikira. Nanjye ubwo naratashya ku kanya kugira ngo mfate ibintu byanjye mu nzu mpite nigendera. Nageze mu rugo maze ubwo mu kwinjira mu nzu kugira ngo mfate ibintu byanjye nigendere nsanga hakinguye. Maze ubwo ndebye nsanga Chris yicaye mu nzu maze ahita ambwira ati ugiye kumbwira impamvu wanyanduje sida? Numara kubimbwira nabonye n'ubundi bamaze gupakira n'ubundi wigendere. Nutabimbwira kandi ino nzu ndahita nyitwika dore naguze essence maze njye nawe dushyane n'ubundi nta kintu twari kuzamara muri ino si. Ubwo Muhimpundu ati mu by'ukuri numvaga Chris aba yari buntuke nta kintu rwose ngiye biraza kuntwara. Ubwo nahisemo kubimubwira kugira ngo byibura mbohoke, cyane ko narabuze n'umuntu nabwira agahinda kanjye, agahinda nari maranye igihe kinini. Namubwiye ibintu byose ukuntu byagenze nta kintu nsize, ndetse kandi nta nicyo nciye ku ruhande. Ubwo Chris araturikararira cyane, ubwo nanjye bintera kurira cyane maze twese turarira. Ubwo arangije arambwira ati yo si impamvu byari gutuma rwose uhemukira ubuzima bwanjye, wari kugenda ukarega papa nyine ukareba ibindi bintu nyine byo kumukorera, ariko utazanyemo ubuzima bwanjye pe. Kuvuga ngo ndimo ndazira icyaha cya papa wa mukobwa we, waranabikoze ubizi kandi wabigambiriye rwose ni bibi cyane. Njye nari nzi yuko nakoze icyaha cy'ubusambanyi nawe, ariko nakoze ikindi cyaha cyo kugukunda ngakozana mu buzima bwanjye. Ibyo ngibyo byose rero bikugira inyamaswa, nta nubwo rwose numva impamvu wabikoze rwose ukanyihoreraho. Muhimpundu ati mu by'ukuri impamvu ntahagaritse nyine gukomeza kuryamana nawe numvaga rwose bihagije, numvaga rwose nagikeneye gukomeza umugambi wanjye, kubera ko umutima rwose mwiza wanyeretse watumye ntangira kugukunda. Nahise ngira gahunda yo kuguhunga kuko nahoraga nsenga Imana ngo byibura ikurinde rwose nube waranduye. Ni nayo mpamvu rwose gusanga waranduye byambabaje cyane, ariko kandi nubwo ariyo gahunda nari mfite, mu by'ukuri aho urukundo rwaziyemo rwose natangiye kwicuza. Ubwo Chris nta kindi yakoze, yamenaguye ibintu byose byari biri aho ngaho mu nzu maze arangije ahita agenda nsigara numiwe, ndetse naho nari napanze wo kujya bitancika intege zo kugenda. Chris ubwo yageze mu rugo maze arigunga ntiyavugisha mama we, maze umusore ahita ajya kuri bariko hanze atangira kwitegereza umujyi wose amarira arimo kubunga mu maso ye. Iwabo kandi bari bateye mu nzu rwose nziza igeretse ya etaje. Ako kanya ubwo ahita amuturika inyuma ati mwana wanjye, agiye kumukoraho. Chris atasi Kigali we, ntunkozeho intoki zawe rwose papa, wowe uri inkozi y'ibibi rwose kundenza. Ibyo yakoze byose nabimenye, ndabizi ko ari we nyirabayazana rwose wo kwangiza ubuzima bwanjye, rero utaza kunkozaho rwose izo ntoki zawe. Pasiteri ati muhungu wanjye rwose nyemerera ngo usabe imbabazi mubwire impamvu yabyo. Ubwo yashatse kongera kumukoraho, Chris ahita amusunika mu buryo bwo kumwiyama,
pasiteri ahita ahanuka kuri etaje akubita umutwe ku ibuye. Ryari ibuye rinini ryari riri hasi muri jaride. Ako kanya umugabo umutwite ushwanyagurika. Ubuzima bwa pasiteri buhita burangirira aho ngaho. Chris kandi ubwo baramufata maze bajya kumufunga. Igihe cyo kuburana kigeze maze babwira byose ukuntu byagenze. Umusore baramukatira nyine nk'umuntu wishe umuntu. Nanjye kandi baje gupfata nyine nk'umuntu wabigizemo uruhare. Ndetse wanduje n'abandi bantu rwose ku bushake baranjyana baramfunga. Ndetse ndaburana ndatsindwa ndakatirwa. Byose kandi byabaye nashinjwaga kwihorera. Ndetse kandi ko nihoreye ku bantu batabigizemo uruhare. Muhimunda ati numvaga rwose ibyo bintu binkwiriye. Kuko nyuma y'uko bimenyekanye numvaga nta hantu rwose mfite ho kuba nanyura. Aho nari nkwiye nta handi hari muri gereza. Nkigera muri gereza nibwo nagerageje byibura kuba nakwakira ibyambayeho. Ubwo kandi nyuma y'igihe gito nibwo naje kumenya yuko nwite inda ya Chris. Birumvikana nta wundi muntu nari ndimo gukeka, cyane ko rewe twari duherukanye. Rero niwe muntu wari warayinteye. Muhimunda asuza agira ati mu by'ukuri nakatiwe imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni. Amafaranga yo nari nyafite nyine kuko pasiteri yajyaga nyina yama. Hanyuma nyine nkanayabika. Naje no kuza kubyarira muri gereza. Mbyara umwana wa Chris, umwana w'umukobwa.